tugwaye ikaze kuba ikomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni intambara ikomeje guhuza M23 ndetse na FARDC, ndetse kandi ni intambara abenshi bakomeje kwibaza aho yaba izarangira ndetse n'ikizaba igisubizo ku mubano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko noneho Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibitumbagije yemeza ko intambara hagati yayo n'u Rwanda yamaze gutangira, ndetse kandi ngo igeze kure, ngo sinzi impamvu abenshi batabibona ndetse ngo banabimenye. N'amagambo rero amaze gutangazwa kuri uyu munsi wo kuwa gatatu, ndetse abenshi batungurwa n'ibyo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo amaze gutangaza ndetse n'icyo ashatse gusobanura. Tubaye ikaze ku makuru y'umutekano na diplomasi, n'amakuru ya politike n'ibigenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ubanye turebe hepfo y'utubazo kandi subscribe tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Mu gihe bizwi ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva kuri perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi yakunze kuvuga ko bifuza gushoza intambara ku Rwanda, iki gihugu noneho kivuze ko iyi ntambara yamaze gutangira, mu gihe u Rwanda rwavuze ko rutifuza kujya mu ntambara n'abaturanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byavuzwe kenshi by'umwihariko na Perezida Felix Tshisekedi yakunze kubivugaho, ibyatumye mbese abivuga n'umunwa we ko yifuza gutera u Rwanda, ndetse bamwe mu banyapolitiki ba Congo bagakunda kuvuga ko bifuza ko batera u Rwanda bakarufata bakarwomeka ku gihugu cyabo. U Rwanda rwo rwakunze kuvuga ko nta na rimwe rwigeze rwifuza gushoza intambara ku gihugu cy'igituranyi, icyakora ko haramutse hagize ikirwishozaho rwakwitabara kuko rufite ubushobozi bushyitse kandi ubushobozi bwashobora kurwana n'ibihugu bituranye. Gusa noneho iki gihugu cyahinduye umuvuno, kivuga ko u Rwanda ari rwo ruri kugishoraho intambara, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'ibikorwa remezo wacyo Alexis Gisaro. Uyu umwe mu bagize guverinoma ya Congo yavuze ko u Rwanda rukoresha intumwa zarwo arizo M23, ati ndatekereza ko ari cyo gihe ngo Afurika ihindura uburyo butari intambara igihugu cyacu kiri mu ntambara u Rwanda rwagishoyemo. Uyu munyapolitiki yavuze ko u Rwanda rwakoresheje imitwe ine muri iyi ntambara, nk'irimo uwa SNDP, RCD na M23 ya mbere ndetse na M23 ya kabiri. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ko yahaga ubutumwa ubutegetsi bwa Congo, by'umwihariko Tshisekedi wakunze kuvuga ko yifuza gushoza intambara ku Rwanda, yavuze ko nta cyiza cy'intambara kuko we azi ububi bwayo, ariko abatabuzi aribo bahora bayiririmba. Tariki ya 30 Ugushyingo 2022 ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi bashya, Perezida Kagame yagize ati uwo muntu ukomeza kuvuga ibyo nakundaga kumubwira ko twarambiwe intambara, ko dukeneye gukorana, dushaka amahoro ku bihugu byacu byombi, kuko niba ushaka umuntu ufite icyazi ku ntambara wandeba rwose, hari icyo nyizeho kandi nzi uburyo ari mbi, kandi kubw'ibyo nzi uburyo nta kintu kirenze amahoro umuntu uyagira. Ngayo nguko amakuru yacu nakagaruka n'ibigenda bigarukaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwa mbere ubanye natwe rebe hepfo y'ibyo mazu kandi subscribe tujye turushaho kubana umunsi ku munsi, kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere, amakuru ya politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye bigenda bivugwa n'abanyapolitike hirya no hino ku isi, ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turagukunda cyane, Imana ikurinde kandi gukomeze ibyo